Kuri iyi nshuro turibanda ku babyeyi n'abarezi muri rusange. Hari ababyeyi bizerwa n'abana babo, hakaba n'abandi batizerwa n'abana babo. Impamvu bamwe bizerwa n'abana babo ni ukubera ko imvugo ariyo ngiro. Abana ni abantu bizera cyane kandi bemera vuba icyo babwiye. Biragoye cyane kuba warira umwana umwigisha gushyira mu ngiro ibyo avuga mu gihe wowe nta rugero umuha. Iyo umusezeranya ibintu ntubikore, biragoye cyane ko n'inyigisho zawe zumva. Biragoye cyane kwigisha umwana wawe kuba inyangamugayo no kubana neza n'abandi mu gihe abona se na nyina bahorana umwiryane n'intonganya, batumvikana n'abaturanyi, se ari umwambuzi cyangwa se hari imico itari myiza abonana cyangwa yumva bavuga kuri nyina. Ni akazi gakomeye gufata umuntu ufite ubusa mu bwonko hanyuma ukamuhindura umugabo cyangwa se umugore wihesheje agaciro kandi ubayeho ubuzima bufite intego. Ibi ndabishimira ababyeyi banjye bikomeye kuko uwo ndiwe ni ukubera bo. Biragoye kwigisha umwana kubaho ubuzima yiyubaha ariko ahora yumva se na nyina bavuga amagambo agayitse n'ibindi. Biragoye kwigisha umwana kwiga kwemera uko ari no kwiyakira mu gihe ahora yumva se cyangwa nyina ahora aganya avuga ku buzima bwanze. Hari umwarimu wigeze kubaza umwana ati, iwanyu mu nzu mugira ibiki n'ibiki? Hanyuma umwana aramusubiza ati, iwacu nta bintu byinshi tugira, ibyo tugira byose ndabizi, ariko hari ikintu kimwe mama ahora avuga ntarabona. Mwarimu amubajije icyo ari cyo, umwana aramusubiza ati, mama ahora avuga ko dufite ubukene, ko bugiye kutwica. Niba ubaho kubw'amahirwe, uhora utegereje ko runaka ari icyo agomba gukora kugira ngo ubuzima bukomeze, hanyuma ugatangira kwigisha umwana wawe kubaho ubuzima bufite intego, cyaba ari ikibazo. Ese umwana wawe kuki wifuza yuko akora cyangwa ashobora wowe byakunaniye? Iyo umushyitsi yaje kugusura hanyuma akamena amazimano wamuhaye, ntushobora kumubwira ngo, oh, ariko nta bwenge ugira, ibyo ni ibiki ukoze. Ariko ukumva ko umwana wawe bikwiriye kubimubwira kandi nta kibazo. Sindi kuvuga yuko bidakwiriye guhana umwana, ariko icyo mvuga ni uko ababyeyi bakwiriye kwirinda mu magambo babwira abana babo. Mbere yo kwita umwana ikigoryi cyangwa se urukozasoni cyangwa se icyo ntazi, ni ibyangombwa kubanza kwibaza iki kibazo: ese ubu ni bwo buryo nifuza ko umwana wanjye yiyumvamo cyangwa se yitwaramo? Iyo umwana akuriye mu rugo aho abantu bubahana, bashyigikirana kandi babwirana amagambo yubaka, akura yumva ko ubu ari bwo buryo ubuzima bwo kubaho. Kandi koko niko biri. Si byiza ko turangiza tutavuze ku barimu kuko burya nabo ni abarezi. Ku ishuri abana benshi bahafata nk'amahirwe ya kabiri baba bahawe yo kubona, kubwirwa, gukorerwa ibyo batabonye iwabo. Umwarimu uzamurira abana icyizere mu gushima ibikorwa byabo ashobora gufasha cyane umwana waburiye ubwo bufasha iwabo mu rugo. Umwarimu wumva agaha n'agaciro ibibazo by'abana ashobora gufasha cyane umwana wabuze uwabwira ibibazo bye. Mu by'ukuri abarimu nk'abo ntacyo umuntu yabona yabaha, ni ukubashimira gusa kuko nibo bamarana igihe kinini n'abana. Ni ukuvuga ngo abarimu ni inkingi ikomeye mu iterambere n'uburere bw'abana. Turangiza, turifuza kuvuga yuko intego yacu muri aya masomo yose atari ukugerageza kwigisha ababyeyi n'abarimu kurera kuko basanzwe babikora, ahubwo ni ukumurika ibitekerezo bikubiye mu masomo yo kubaka ubushobozi no kwihesha agaciro k'umwana. Amagambo afite imbaraga zo guhindura. Ni ibyangombwa ko ababyeyi n'abarimu bagenzura cyane amagambo babwira abana. Murakoze.